byiza ko dukurikiye muri video reka turebere hamwe kariya karongo k'umukara kaba ku nda y'umubyeyi. Ese ni indwara? Ese kaba gasobanuye ko umubyeyi atwite umukobwa? Ese gasobanuye ko atwite umuhungu? Ese ni indwara ku buryo umugore afite ako karongo k'umukara yakwihutira kwa muganga? Ese utagafite niwe uba ufite ikibazo? Ibi ngibi usanga abantu benshi babivugaho amakuru atandukanye. Amakuru amwe akaba ari ukuri, andi akaba ari ukubeshya. Ariko se ni gute watandukanya ibinyoma n'ukuri kugira ubashe kumenya uko wakwifata? Reka rero tubirebere hamwe, urebe icyo bisobanuye n'icyo ugomba kwitondera igihe wabonye watangiye kubona ako karongo k'umukara ku nda yawe. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana, mbashimiye ko mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, jya wibuka gukanda kuri subscribe, kanda kuri like, kandi niba hari ikibazo ufite ucyandike muri comments. Muri comment wandike ikibazo cyawe, wandike icyo utekereza, wandike ibyo bakubwiye, nimba barakubeshe, nimba barakubwije ukuri, byose uragenda ubyumvira ngaha. Icya mbere ukwiye kumenya ni uko kariya karongo k'umukara, uriya murongo w'umukara ku nda y'umubyeyi utwite bayita linea nigra. Iyo linea nigra mu tubishize mu kinyarwanda ni akarongo k'umukara nyine. Linea, akarongo, nigra, umukara. Okay? Kariya karongo akenshi gaterwa nuko umubiri wawe uba utangiye gukora imisemburo myinshi ya estrogen na progesterone, ariko umubiri wawe ugakora nanone undi musemburo wita melanotrophine. Okay? Umusemburo bita melanotrophine niwo musemburo utuma umubiri wawe ukora melanine. Umusemburo wa melanine rero niwo utuma twebwe tugira umubiri w'igikara. Okay? Tugira imisatsi y'umukara. Niyo abazungu babura, kuko abazungu bagira melanine nkeya, akaba ariyo mpamvu bagira uruhu rumera nk'uko bavuga ngo rurera. Okay, rumeze uko rumeze nyine kubera melanine nkeya nyine. Ibi ngibi rero mu by'ukuri birumvikana ko iyo linea nigra iterwa nuko imisemburo yawe estrogen progesterone yabaye myinshi, ariko biterwa nuko nanone iyo melanotrophine umubiri wawe uri gukora melanotrophine nyinshi cyane. Iyo melanotrophine nyinshi rero igatuma ugira ako karongo k'umukara, ituma umugore abigikara cyane kurushaho, kuko niyo mpamvu usanga umugore hajya navuga ko aba atari mwiza igihe atwite. Okay, nyine abasa uko asa, ntabwo abasa uko yasaga mbere y'uko asama. Ni nabyo abahanga muri Afurika, abazungu bataraza, nibyo ababyeyi benshi bashingiragaho kugira bamenye ko Cecile aratwite, Mutoni yarasamye. Mbere y'uko atangira no kuruka ukabibona nyine mu maso ko isura ye yarahindanye kubera iyo melanotrophine. Nanone si ibi gusa, kuko n'ahandi hahita haba umukara. Ahandi haba umukara abantu badakunda kuvuga cyane ni ku moko z'ibere. Imoko z'ibere ziba umukara cyane kubera ya melanotrophine, ariko nyine kubera ko batagenda bagaragaza amabere hanze ntabwo babimenye. Gusa b'iki gihe sinzi ibyabatwaye basigaye bagenda amabere bayashize hanze, ukaba wanabibona nyine. So usibye ibi ngibi, iyi melanotrophine itangira kugaragara hagati y'amezi 4 n'amezi 6. Okay? Rero umukobwa atangiye kugaragaza ako karongo k'umukara, itangira kumenya ko inda ye ishobora kuba iri hagati y'amezi 3, amezi 4 kugeza ku mezi 6. Gusa biterwa n'umukobwa ku wundi, kuko hari abakobwa bagaragaza ako karongo k'umukara mbere y'igihe. Hari n'utwite akazamara igihe cyose atwite, akageza igihe cyo kubyara adafite ako karongo k'umukara. Ibi ntabwo biba bisobanuye ko uyu wakagize azabyara neza kurusha wa wundi utarakagize. Oya, ibi ngibi biterwa gusa nuko umubiri wawe wareactinze igihe wari utwite. Wenda umubiri wawe ukaba warakoze imisemburo myinshi ya estrogen progesterone kugira umwana wakure neza, ariko uwo musemburo wa melanotrophine ukaba utarakozwe nyine mu buryo buhagije. Ibi ngibi rero nta effet iri negatif byagutera. Gusa nanone dukwiye kumenya ko umugore iyo yagaragaje kariya karongo k'umukara,
akagira amabere asa nk'abyimbye yaba y'umukara cyane, akagira hahandi haba insya hakaba umukara cyane, mu kwaha hakaba umukara cyane, menya ko nyine ari gukora iyo misemburo myinshi ya melanotrophine, kandi uba ugomba kumugurira aka gift kuko biba bigaragaza ko nyababyeyi iri kwiyadapta neza, umubiri we uri kwiyadapta neza kugira umwana urimo imbere agaburirwe neza azakure neza. Ibi ngibi rero akenshi aka karongo k'umukara n'ubundi umugore iyo amaze kubyara gatangira kuvaho buhoro buhoro, bikazarangira akenshi hagati y'amezi 4 n'amezi 9 kaba kamaze kuvaho, kuko muri ayo mezi 4 hagati y'amezi 4 n'amezi 9 nibwo umubiri w'umugore usubira uko wari umeze. Handi usanga umugore nyuma yo kubyara umva yabaye icyuki cyane, yabaye mwiza cyane, yaba ari umugore utazi kwifata umva akaba yagwa no mu bibazo kubera abashurashuzi baba bamuzenguruka. Ikibazo ni uko akenshi abashurashuzi badatereta umuntu uri konsa. Ibyo ngibyo twabiharira abashurashuzi tukabareka bagakomeza n'ibyabo. Ikindi dukwiye kumenya ni uko umugore igihe atwite atangiye kugira ako karongo, nyine nk'uko nabibabwiye biba bisobanuye ko inda ye yatangiye gukura, aba agomba kunywa amazi ahagije, aba agomba kurya neza, aba agomba kwirinda stress, aba agomba gufata umwanya wo kuruhuka, kuko umugore utaruhuka yirirwa azenguruka hirya no hino ngo gushaka ubuzima, kandi umwana we mu nda atari kubona ibihagije, ibi ngibi byamutera ibibazo bitandukanye. Rero hari abavuga ngo umuntu ufite akarongo k'umukara ngo abazabyara neza. Ntaho bihuriye. Kubyara neza, kubyara nabi n'akarongo k'umukara ntaho bihuriye. Nanone nk'uko nabikubwiye, akarongo k'umukara biri mu muco muri Afurika muri rusange no mu Rwanda, ni ikimenyetso cyiza nyine ko uwo mugore aba ameze neza, aba ari kwakira neza umwana, kandi ni ikimenyetso cy'uko uwo mugore nyine yujuje ubuziranenge cyangwa icyubahiro cy'umugore muzima. Gusa nanone ibi ni ibintu by'umuco nyine, ariko ntaho bihuriye n'ukuri. Iki ngiki aka karongo k'umukara nicyo kimenyetso kikwereka ko umubiri w'umugore ufite ubushobozi bwo kwiyadapta, ufite ubushobozi bwo kwihindura, ukaba wakora ibintu byinshi bihambaye bituma umugore arema umwana akaremwa, yamara kuremwa akageraho akavuka. Ibi ngibi rero nanone nk'uko nabikubwiye, akarongo k'umukara ni akagaragaza ko umubiri wawe uri gukora imisemburo ihagije ituma umwana wawe akura neza, ifasha umwana wawe gukura. Nanone ni akagaragaza ko umubiri wawe uri kwitegura neza kuzabyara. Ntabwo bivuze necessairement kuzabyara neza, kuzabyara ubazwe, ko hari ikibazo kizakubaho. Ntabwo aricyo bisobanuye. Bisobanuye gusa ko umubiri wawe uri kwitegura, uri gukora imisemburo igaburira umwana nawe ugufasha kwiyadapta. Ibi ngibi rero uba ugomba kubimenya, ukamenya impinduka ziba ku mugore wawe, ukamenya impinduka zishobora kuzakubaho igihe uzasama, cyangwa impinduka ziri kukubaho muri icyo gihe nimba utwite. Tukaba tugushimiye ko wadukurikiye, twongera kukwibutsa gukanda kuri subscribe kandi kuri like. Menye ko dufite channel ya YouTube yitwa Baza Muganga, kanda ku gasaraba hirya aho, maze urabona ahantu hari website ya Baza Muganga, uhakande, urabona channel ya YouTube, ukande kuri subscribe urebe n'izindi video, n'ubundi nawe utaha. Bye bye.